Reka dukomeze n'inkuru yacu twise Urujeni. Iyi ni episode ya 4, ntimujye kure. Dutangiriye iyi episode y'inkuru yacu Urujeni mu cyaro cya Nyamagana, iwabo w'Urujeni, aho yari azamutse maze agera ku agasantere k'iwabo, maze asanga umusore Masunzu wari ufite butike ifite agaciro karuta izindi, aho umusore Masunzu yari yakoranyije abandi basore bagenzi be ari kubiyemeraho. Masunzu yari afite butike yiwe, butike ikomeye, butike yari ifite byinshi birimo abandi badafite, maze akababwira ati ariko sha mubona n'abatunze koko, mubona mumeze muto ubundi ntari. Abandi basore bari kumwe nawe batangiye kumusubiza, umwe ati uradutunze boss, uradutunze pe kabisa, iyo utantumye kurangura buriya nirirwa nabi pe, nta n'ikintu nkoza mu nda. Uwa kabiri nawe ati rwose uri number 1 muri ino santere, nawe ufite inoti, ushatse wajya kubiyemera buriya nta kibazo. Masunzu, umusore wari wabakoresheje inama, yakomeje kubabwira ati mujye muyobaha rero, unjye muri iyi karitsiye nta mukobwa ushobora kunyemeraho, muzabase na wa wundi wo kwa mwarimu maze nawe muterese, wa wundi ufite wigisha hariya ku ishuri, arankunda nkanje umva, kandi ari njyewe buriya mwese mugomba kuntinya. Iyi bayita mobile telefone i Kigali n'ahandi hose ku isi, hari undi uyifite muri mwebwe? Abasore bakomeje gutangara. Mu gihe Masunzu akiyemera, Urujeni yazamutse yikoreye agataro kiwe kari kariho imbuto ndetse n'ibindi byose, yari agiye gushaka icyo aramira umubyeyi we. Masunzu akimubona yahise akora telefone mu mufuka, ayishyira ku gutwi, amugenda inyuma ndetse ayivugiraho avuga ibitandukanye, agira ati ni sawa kabisa, ni sawa pe, ibi byose ni tayari, ubu nshaka kugura moto mwana, njyewe buriya ntako njyewe muri karitsiye baranyemera, ntabwo noroshye njyewe. Urujeni ntabwo yigeze abyitaho, yakomeje kugenda. Masunzu nawe akomeza kumugenda inyuma, ariko ntiyite ku byo avuga, ndetse akomeza gusigasira agataro ke, ndetse yongera intambwe. Reka dusubire kuri hoteli aho Idrissa yari acumbitse. Shadia wari uri mu kazi yakomeje kumwitegereza, amurunguruka mu ntera ndende, imwanga mu nda, aza amusanga amuturuka inyuma, abanza kumwitegereza yisetsa, amwegera buhoro buhoro. Idrissa arahindukira arikanga. Idrissa yaramwenyuye asuhuza Shadia. Shadi bitese. Shadia yamusubije neza ati ni byiza Idrissa, waramutse neza? Idrissa yamusubije ati yego
naramutse neza cyane. Shadiya yakomeje kwisetsa ndetse aravuga ati wawu, byiza cyane. Nabyiyumvagamo ko nta kuntu rwose ijoro rya mbere byari kukubira. Ni ukuri pe. Idris yarasetse. Shadiya akomereza amubwira ati iyi ni imirabyo, ni ukuri ni imirabyo, rero ibaze inkuba nizikubita. Idris yongeye kumwenyura maze aramubwira ati nta nkuba yakubita ku izuba, keretse niba ushaka kugusha imvura. Shadiya mu gitwenge cyinshi yaramubwiye ati n'ikidashoboka ntagikora, ariko ukaryoherwa n'ibi bihe. Ni ukuri pe, ntabwo nkubeshya. Idris yakomeje kumureba, yongera kureba hirya maze aramubwira ati ambo, ndumva udasanzwe. Shadiya wari washyugumbwe ntabwo yaripfanye, yongeye kumubwira ati ariko nawe ntusanzwe. Ni ubwa mbere ndabona umusore wiyubashye kandi utuje nkawe. Fiyanse wawe yarahiriwe pe, ndakubwiza ukuri. Fiyanse wawe niba umufite, nako uramufite. Nta kuntu umusore nkawe yabura fiyanse, ariko icyo nakubwira ko yarahiriwe pe. Idris yongeye kumwenyuramo gake ntihagire icyo amusubiza. Shadiya akomeza kumwitegereza yinaka abobeza iminwa ye. Muri ako kanya telefone yarasonnye, yari iya Idris. Yahise asiga Shadiya aho yinjira mu nzu. Amaze kugenda, Shadiya yahise afata telefone ashyira ku gutwi. Yarahamagawe na Ketia, yamwitabye vuba. Hello, Keti, bite sheri? Ariko sha, usigaye uceceka, habona kumamagara koko? Ketia yamusubije vuba ati maze umumagaye nari ngiye kuguhamagara, hanyuma se akazi kameze gati? Shadiya wari washyushye yateretse amaso, yabuze aho afatwa. Yaravuze ati sha, uzi noneho bavuga umusore, nabonye umusore wumve ngo ni Shadiya yakomeje kubwira Ketia ko agiye gukora ibishoboka byose akigarura umutima wa Idris. Ketia nawe aratangara karahava. Shadiya agikupa telefone, Idris yarahahingutse aza afite igikapu. Bamanuka binjira mu modoka itwara abakerarugendo, maze bafata umuhanda. Tugarutse mu cyaro cya Nyamagana, Urujeni ari kugenda impande y'umuhanda yikoreye agataro kariho imbuto. Yabona imodoka ari yo yose akabaza niba ntawe ugura. Yageze ahantu hamwe ashaka kwambuka, ariko aratinya. Mu gihe yambukaga yabonye imodoka yingutse, arasimbuka ariruka, agataro k'imbuto arakajugunya gasakara mu muhanda. Imodoka zose zanyuragaho ziragakandagira. Imodoka imwe yarahagaze, igeze imbere isubira inyuma. Ari nako nawe yihunga n'ubwoba bwinshi. Yatangiye gutaka,
yikorera amaboko arira avuga ko n'imbuto yari atezeho amakiriro ya mama we zinyanyagiye ndetse imodoka ikazikandagira. Iyo modoka Rujeni yikanze ndetse igasubira inyuma igakandagira imbuto ikazinyura hejuru, niyo Idrisse yari arimo. Ntuzacikwe na episode ya 5 y'ino nkuru twise Rujeni. Naho utaha.